bari uyu munsi tunavuga ngo tugiye kongera kuba twafatanya kugira ngo tuze kureba uburyo umuntu ashobora gukoresha interineti y'ubuntu mu gihe nta megabayiti afite. Application nyine ni nshyashya nanjye nayibonye uno munsi, ariko ni byiza kugira ngo namwe mube mwamenya aho biri kugenda bibera. Ni ukuvuga ngo rero nta kindi ugiye gukora, urabona ko reka mbanze wenda turebe megabayiti mfiteho kugira ngo muze kubona koko ko ibyo mbera wenda atari ukubeshya. Wenda ushobora kugira ngo ibyo mbabwiye reka kuko njye namaze kukwereka nyine uburyo ikora, hanyuma nawe ujye wayikoresha. Nta kindi rero uri bukore, urakoresha interineti yawe. Ushobora kuba ufitemo interineti, urabona ko tumaze gushyiramo akadege hariya. Niba ureba neza, reba hejuru, urabona hano, urabona hano ni indege irimo. Ntabwo ndi gukoresha nyine megabayiti, wenda ntabwo ndafungura ibintu bya connection, ariko niwitegereza hano hejuru urabona ko nta kindi gihari, hariho indege. Uko nyine ubireba hariya, akadege konyine gusa niko gahari hano hejuru. Hano nshyize akaziga, urabona ko harimo akadege. Noneho tugiye kuba twakora ku buryo turi bukoreshe interineti kandi tugakora ibintu bifatika. Nta kindi rero ribuze, uraza hano muri call nk'uko bisanzwe. Nyine urabona iyo umuntu agiye muri call urakanda akanyenyeri, wenda reka dukoresha application. Uraza muri Play Store, njye namaze kuyidawunodinga. Uradawunodingamo iyi application, mbanze nyifungure. Iyi ngiyi mureba hano, iyi nasize mu kaziga, application imeze gutya. Iyi ngiyi ni ukuvuga ngo rero numara kuba wa downloadinga iyi application, wenda reka mbanze dufungure reba uburyo ikora, nibe n'uburyo connection ko ziraza kuba ziri kugenda. Urabona uburyo bije, telefone yawe ishobora kuba iri hejuru. Ni ukuvuga ngo hari capacity mo hano, hari kano ka mbere, hari na kano ka kabiri, ndetse hari na kano ka gatatu. Ariko ngewe kubera ko telefone yanjye iri hasi ya vision ya 11, ubwo ndaza gukoresha kano ka kabiri. Kano dukoreshe wenda kano kuruziga, kano ka mpande enye. Hano ku ka kabiri kambishyiremo neza kugira ngo mubibone. Ubwo turakoresha kano ka kabiri, kano nshyizeho nyine. Ubwo ngewe telefone yanjye iri hasi y'iyi vision, ni ukuvuga ngo nkigakandaho urabona ko nge byemeye gufunguka. Ariko reka nze nusubira inyuma, ninkanda hano ntabwo byakwemera. Sorry, this method is not compatible with your phone. Ni ukuvuga ngo nyine ntabwo nge byemerewe. Ariko ninkanda ku ya kabiri urabona ko ihise ifunguka. Ubwo nje muri setting, nta kindi kintu. Nuko noneho ubwo tugiye gufungura connection, kuko niba mureba hano, reba hano hejuru, hano data server ni disconnected, nyine ntayiriho. Ntabwo ziri gukora nyine, urabibona. Ubwo ni ukuvuga ngo turaza kwibanda cyane kuri kano kazu, kano kari hano, akangaka. Noneho rero ikintu tugiye gukora, tugiye kuba twafungura connection. Turajya he rero? Uraza ufungure hano, ahangaha handitse mobile current, mobile current, mobile radio power. Niyo tugiye kuba twafungura kugira ngo tubashe gutangira gukoresha connection zacu. Tukimara kuzifungura ntabwo birangiye. Murabona ko hano hejuru handi narindi kubabwira, hano haracyari disconnect. Murabona tayari. Noneho murabona ko hamaze kuba connecting. Muri kubirebamo hano, mwibande cyane kuri kano kazu, kano ihise iba connecting nk'uko mubireba. Ni ukuvuga ngo uraza rero urebe hano koko
ko yabaye connected. Hano ni nkanda data connection, ubwo ntabwo ziraba zigikora. Murabona ko rero harimo indege, ubwo nta kindi tugiye gukora, tugiye kuba twaza nk'uko bisanzwe muri Play Store. Harimo indege, ndakeka mwese muri kubireba, si ibintu wenda mvuga ngo ndi gukora mutareba. Ubwo uraza muri Play Store yawe, ufungure, nurangiza uze wandikemo Fast Light. Ihangane banze turebe uko yanditseho kugira ngo tutibeshya. Yego, ni Fast Light. Iyi application iyi niyo tugiye kureba nyine mo hariya muri ntuze iyi. Ubwo niyo tugiye kureba iyi. Uraza muri Play Store wandike muri ra jambo iriho. Njye nuko nyine namaze kuyaploadingamo, ndetse namaze kuyishyiramo. Ngo turaza hano twandikemo Fast Light. Dore ngiyi, kano kajambo kano, iyi ngiyi. Ubwo niyo tugiye kuba twagiraho dute twa downloadinga. Dukore search nk'ibisanzwe, umaze gukanda hariya nta kindi ukora, uraza ugakora search. Dore ngiye murabona ko kubera ko updatinzemo, murabona ko nyine iri gukora. Ubwo nifungura ndasubira hahandi. Ubwo nayo ikintu nawe ugiye gukora ni ukuyiba wayidownloadinga. Urabona ko ubu ndi gukoresha megabyte z'ubuntu. Dore YouTube. Tugiye kujya kuri YouTube turebe ibyo tureba bigashoboka, kandi nta ma megabyte tugenje dufiteho. Ubwo ngiye gusacingamo Mr. Bucece. Bucece teke 100. Ubwo ibi nibyo mfiteho. Kawenda nkine video wenda murebe, utavuga ngo wenda ni ibintu ndi kubeshya. Nabona ko nsacinze mwese mubireba. Wenda reka nze nkine. Umukobwa bugasanga sigangwa inzoga ukibaza nibi nibikira. Murabona ko ibintu bitangiye gukinika. Yavuganaga nini Adamu yavuganaga nini no gukora subscribers kuri iyi channel ya Mr. Bucece kugira ngo murusheho gukomeza inyamaswa. Indirimbo bazaririmba zose babaga bazumva. Inyamaswa Adamu zaramunezeza.